uwo twatandukanye bibaye ngombwa yego ko umugira inyamaswa wamugira iyihe nyamaswa? namugira inka namugira inka nkajya mukama nkinywera amata. bivuze ko n'ubundi nta kintu kirimo. Oya ubwo burwayi nyine bwafekise ubuzima bwanjye cyane, impinduka ziragaragara cyane, zigaragara buri wese. Sandrine mubona ndananuka, umva umwana ndagenda ngana nk'urushinge, ariko ikintu cyambabaje ntabwo ari ubwo burwayi. Icyakubabaje ni ikihe sasa rero? Nababajwe n'amagambo y'abantu. mumeze neza, reka nizere ko mumeze neza. Amazina yanjye nitwa Fabrice Opa, nk'uko mubizi iyi ni channel yanyu Opa Films TV, muboneraho ibiganiro bya buri munsi bitandukanye, muboneraho amafilimi, murimo murakurikiraho uruziga rw'urupfu, mugiye no gukurikiraho high school nshyashya, Tesa High School. Iyi ni channel twakira abakinnyi musanzwe mureba muri filimi, tukabaza ibibazo bya buri munsi mu buzima busanzwe. Nk'uko mubizi rero, iyo dutangiye ntabwo tuvuga ati ngo umutumirwa ngo navuga amazina ye, ahubwo twebwe ubwacu dutangirana n'ikibazo kivuga kiti amazina yawe ya nyayo ni ayahe? Ikibazo ntikiratangira, ahubwo ngo turakubaza ngo umeze ute? Meze boko, umeze fresh? ndashima Imana. Urashima Imana abantu? Ndashima Imana n'abantu bake b'ingenzi. Okay, ikibazo cya mbere kiragira kiti, ni ibibazo wabajijwe ni 8 question. Ni byinshi ni bikeya? Sha bitewe n'ukuntu nkunda kubazwa cyane, ni bike cyane. Ni bike cyane, ubundi ushaka ibibazo bishyika nko mu ijana? 4. Ikibazo cya mbere kiragira kiti amazina yawe ya nyayo ni ayahe? Ese ufite umukunzi? Okay. Amazina yanjye ya nyayo niswe n'ababyeyi, nitwa Ineza Sandrine. Nta mukunzi mfite. Uri single? Yeah, I'm single now. Bivuze ko ubwo sheri wawe muri akanya uramubwira ati njye ndi single, no mwarimu muragendamo bijya muri mumubwira ati ndi single? Oya ntago mwihakanye, ndi single nyine. Icyo kibazo umuntu uri akibajije bamwita Annette, atuye Nyagatare. Annette nizere kunyuzwe. Ni umwana mu mata w'agacwa. Nukuri ndabifite. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti, sibyo? Cyababajijwe n'uwitwa Maposho. What the fuck? Nagiye kukubaza ko telefone uri kuyigira ko kikazamo nta kibazo. Kandi wakatenze. Biracyari coding. Okay. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo njye ntago njyamo humura. Ntago natangiye introduction. Yose? Oya. Icyo kibazo cya kabiri. Okay. Ikibazo cya kabiri cyabajijwe n'uwitwa Maposho, musanzwe mukinana muri filimi, ari na musaza wawe. Yabajije ngo umajije gukundana n'abahungu bangahe? Ese abo mwatandukanye mwapfuye iki? Okay, Maposho arakoze cyane ku kibazo mbajije. Maze gutandukana n'abahungu 3. 3 bose. Uwa mbere icyo twapfuye twaraburanye, mvuge gutera. Okay, yanzijije ko nari umwana, yari mukuru kuri njye, andushaho imyaka mike, ariko nari nkiri muri underage. Anziza ko ndi umwana, avuga ati ntabwo nakundana n'umwana. Uwa kabiri cyo twapfuye nawe ni ukubura umwanya, kuburira umuntu umwanya, nyine ukabona ahari adahari, akaboneka rimwe na rimwe, duhitamo ko njye nawe twafata break up. Uwa gatatu nawe yumvaga akuze, njye atabasha kuntegereza igihe ari igihe nyine kiradutandukanya, avuga ati hangane ntabwo twakomezanya nuko. Ako nuko numva akantu karimo karakugonga kajyanye n'imyaka. Akantu k'imyaka kaje inshuro ebyiri. Nibyo. Bivuze ko uwa kabiri n'ubundi mwari muri mu myaka imwe, ariko time iba nkeya. Yego.
Okay, reka ndakeka uwo nguwo maposho yanyuzwe noneho. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatatu. Sibyo? Mm. Kirabaza ngo bibaye ngombwa ko umu ex wawe umugira inyamaswa wamugira iyihe uwo mwahoranye nyine? Cyabajijwe uwo muherutse nyine gukundana. Yego. Cyabajijwe n'uwo bita Abayizera Jesse Nyagasambu. Oh my god, Jesse. Okay. Umu ex wanjye si ubu ndamugira inyamaswa mu nda. Uwo muheruka Uwo duheruka uwo twatandukanye. Bibaye ngombwa. yego ko umugira inyamaswa wamugira iyihe nyamaswa? Namugira inka. Namugira inka nkajya mukama nkinywera amata. Bivuze ko n'ubundi nta kintu kirimo. Oya, kandi byaba bibaye ngombwa. Byaba bibaye ngombwa, atari ngombwa nanjye ntacyo namugira. Ariko mu gihe bibaye ngombwa, namugira inka. Bivuze yuko Jesse aranyuzwe noneho. Jesse nizere kunyuzwe n'utanyurwa. Ye baba we. Witwa nta kibazo. Number 4 siyo tugiyeho. Ikibazo cya kane cyabajijwe n'uwo bita, reka mpere ku izina noneho, Emmy Nkurunziza. Sando ndagukunda cyane pe, unyemeye nazaza kugusaba ndi Huye. Umwana ashaka kuza kugusaba mu rugo. Guki? Gusaba kwa kundi? Gusaba agakwa. Oh my god. Yitwa Emmy. Yego. Sha Emmy nukuri ni by'agaciro. Use mbikesha iki kuba nkunda ko? Ari Huye. Kandi uri single mu majyepfo. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Habaro ndakunda. Biranahuriranye. Ndi single, umwana arankunda. So Emmy wandikire Opa nimero zirimo na njye wanyandikire se? Akwandikire azaguhe nimero ze, noneho nta kibazo duhuze mvugisha umwana nkunda sha. Zikari byo. None se uragira ngo azicwe n'agahinda? Azamwamvu ko mvugisha. Oya nimero ziguha. Okay. Emmy turaje tuguhe nimero bambe. Ikibazo cya gatanu. Cyabajijwe n'uwo bita Teta. Na rindi yashyizeho na n'ahantu yashyize hatuye. Ufite ababyeyi bombi, ese ukunda nde kurusha undi? Ababyeyi bawe kubitekerejo cyane nani? Okay. Teta abajije ikibazo cyiza nawe. Ntabwo mfite ababyeyi bombi. Mfite umubyeyi umwe. So ngiye kuvuga rero ngo ninde nkunda kurusha undi, nkunda uwo mfite. Ntabwo nakunda uwo nafite. Ubwo mu babyeyi bombi uwo mfite niwe nkunda. Ariko ntago tubwiye uwo ufite. Okay. Mu babyeyi banjye bombi ari papa na mama, mfite mama wenyine, papa wanjye niwe witahiye. Pole sana kabisa. Teta ubumvishije ko umwana ugomba no kumuhumuriza ugacwa. Humuriza umwana. Ariko nta humuriza umwana. Nayo. Ubwo tugiye ku kibazo cya kangahe? Cya gatandatu. Ko turi kwihuta cyane. Ese ibibazo biri kwihuta wa mugani? Ubanza ndi bwiyongereho nka nibaza. Iki kibazo kirasa n'ubundi wagisubije. Yari yakubajije ngo ufite sheri, niba umufite umukundira iki, kandi wavuze yuko uri single, bivuze ko nta sheri ufite. Ese nta n'uteganya? Aramutse aje. Kankwanzi Anna from Uganda. Ego. Kara Kampala. Ni hatuye. Mbega byiza, ni iby'agaciro no kuri kuba mumbajije. Okay. Nabisubije, nta sheri mfite. Naho mufite ku ruhande mvuga nibyibura uriya ndi kumuteganya nk'umuntu ejo cyangwa ejo bundi byacamo. Ariko nditeguye ko isaha n'isaha n'ubundi namubona. Oh wow. Yeah. Urimo neza. Urakoze cyane. Uraza kubigeraho mwana wanjye. Sibyo rata. Nibyo. Urakoze. Ikibazo cya karindwi. Nicyo ndibeshye. Ni cya karindwi. Ni cya karindwi ni cya gatandatu. Kandi cya gatandatu aricyo tuvuyeho. Ubwo ni icya karindwi. Kirabaza ngo winjiye muri sinema ryari? Ese
oya reka tubanze duhere kuri iki ngiki winjiye muri sinema ryari then tubone kujya kuri B yacyo nkeneye igisubizo kimwe nkakubaza B yacyo winjiye muri sinema ryari muri 2023. 2023 Ya. noneho B yacyo irabaza ngo ese Opa Films wayigiyemo ryari iyo ni B Natangiranye nayo keretse niba bambaza umwaka. gutangirana nayo barimo baravuga Opa Films watangiranye nayo cyangwa wowe wayigiyemo usanga niyo wagiyemo bwa mbere na mbere Okay, niyo nagiyemo niyo natangiriyemo na n'ubu ndacyayirimo bivuze ko umwaka wa 2023 ndumva warakubereye umugisha cyane, na n'ubu muracyari kumwe 2025 kandi ndizera ko nzakomeza kugumana nayo. thank you so much Yowe ashaka abafana mwe mwicaye pe kuko arahari si yacyo rero yego gifite ABC ni umwana kabisa ubangutse yitwa Ndumva. Munyaneza Gilbert yabajije si yacyo ngo areba nyine ndeba ibihangano byanyu n'uburyo mwakitingamo hagati ya CEO na manager Opa Films ninde wishimira cyane Okay, mbega ikibazo gikomeye. Uyu mwana ni umuhanga cyane pe, niba ari n'umwana niba ari n'umugabo simbizi. ntabwo mbizi Nanjye simbizi, gusa sinzi impamvu niyumvisemo ko ari nkorongana, sibyo? Gusa uwo ari we wese uri umuhanga cyane cyane. Hands up kabisa. Hagati y'abo bantu rero sha CEO niwe nishimira cyane. CEO niwe wishimira cyane Yeah. yarengejeho akantu ngo ese nimba ari wowe wishimira cyane kubera iki nyine kubera icyo ari wowe wishimira cyane Okay, nuko ari we muntu ugerageza kunyegera tukaganira, ni inshuti yanjye nyine mwisanzuraho cyane kuko turi n'inshuti, niyo mpamvu ari we nishimira cyane. wabo Yeah. bamwita ikibazo ubwo tugiye ku kibazo cya 8 bamwita Dr Lumumba Sicyo cya nyuma? oya ibibazo biracyahari urarambiwe akanya Oya, nuko nanu. Lumumba bari bagufungiyeho barashaka kugufungiraho sha So urabona ari nsigaje inyuma mu aherereye Kejeri ese muri team ya Opa Films hagize umuntu ugusaba ko mwubaka urugo wabyemera deje ubwo yabanje yahise anamenya yuko ufite imyaka y'ubukore wajya mu murenge Dr Lumumba uranzi rwose ku buryo uzi ko aka kanya ngiye mu murenge babyemera. Okay. rega ntabwo kujya mu murenge aribyo byihutirwa ahubwo yavuze ngo haramutse habonetse umuntu kwa approaching mu buryo bumwe ikibazo cya 9 ari nacyo cya nyuma uri ready kugisubiza Icyo kibazo ko gishobora kuba gikomera. kiranakomeye cyane byo rero Ikibazo cya nyuma noneho uburyo umbwiye ngo uri ready kugisubiza. kubera yuko umuntu wakibajije wagira ngo yazengurutse imipaka nk'irindwi atoranya Nari nashimiye Gilbert ko ari umuhanga rero ndumva haje undi umurenze. ushaka gusanga ari njye urimo urabibonamo ubuhanga Yego. ariko kuri wowe ukabona nta buhanga burimo Byashoboka nabyo. yabajije ngo uyu mwaka ni iki cyakubabaje ni n'ikihe kintu cyagushimishije uyu mwaka turimo guhera mu kwa mbere gusa muri uku kwezi turimo kwa karindwi ku itariki 12 Uyu mwaka se nyawo uyu mwaka wambereye mu b'inshuti yanjye. Uyu mwaka ntago nababajwe n'ikintu kimwe. wabajwe n'ibintu byinshi se Ibintu bikaze wenda byambabaje navuga ko ari nka 2 nibyo bikaze. Ni ibintu 2 byambabaje cyane muri uyu mwaka. Sha wambereye mubi kandi dore nturanarangira nyabo. Ubu bivuze ngo ibibi biracyanzira. hasigaye amezi 5 n'iminsi ibarirwa ku ntoki Uyu mwaka hari okay. Ikintu cyambabaje cyane muri uyu mwaka
Mm, ni uburwayi nagize guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatandatu. ubwo burwayi nyine bwafekise ubuzima bwanjye cyane, impinduka ziragaragara cyane, zigaragara buri wese. Sandrine mubona ndananuka, umva umwana ndagenda ngana nk'urushinge, ariko ikintu cyambabaje ntabwo ari ubwo burwayi. Icyakubabaje ni ikihe sasa rero? Nababajwe n'amagambo y'abantu. Amagambo y'abantu bakubwira se? Amagambo y'abantu bambwira, ayo bamvugaho, kandi nyamara pe ntago ubundi amagambo y'abantu ntabwo yakabaye ambabaza, ariko mu gihe hari wa muntu ukuri hafi, wa muntu ubona ko ari wo wakabaye uzi ibibazo byawe, uzi uburwayi bwawe, ugasanga we ntanabyizeye. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ushaka kumbwira yuko umuntu ukuri hafi ari we muntu wagutereranye? Cyane. Wa muntu ukuri hafi, mva inshuti zanjye, reka mbabwire, iteka inshuti yawe cyangwa wa muntu ukuri hafi mu buzima niwe ukurangiza, niwe urangiza ubuzima bwawe, niwe ukugambanira, niwe ugira uti. So icyo nshatse kuvuga, muri icyo gihe njyewe narwaye nkananuka gutyo, abenshi bari kuvuga ntibigire n'icyo bintwara, ariko gusanga famiye yanjye, inshuti zanjye za hafi arizo zigenda zivuga ibintu zidahagazeho, nicyo kintu cyambabaje. Yo pole sana. Icyo ni kimwe ariko. Ikindi nakongera. Oya ongera ko mwongere. Nyongereraho icya kabiri. Okay, icya kabiri cyabaye muri uku kwezi ku itariki 6 z'ukwa karindwi. By the way, ndi umunyeshuri. Nari nagiye gufata ripoti nk'abandi banyeshuri bose, niga mu kigo cy'abafrere. Biroti yanjye nyine yaje iriho promoted elsewhere. What the fuck? Iryo jambo uri kuryumva? Ndi kuryumva. Ku munyeshuri ugiye mu mwaka wa nyuma, inshuti yanjye, biragoye cyane, handi wumva isi kwikaragiyeho, ntacyo gukora ufite. Gusa right now meze neza, narabyakiriye, ndi no gushaka igisubizo. Igisubizo kiraza vuba hasi cyangwa biracyatinda? I don't know. Umuntu aba agomba guteganya positive na negative. Igisubizo gishobora kuboneka cyangwa kikanabura, ntawamenya. Icyo nsaba Imana ni ukubyakira byose. Oya, kubw'ubuntu bwe witeka natwe tukuri hafi, maybe ko bizacamo ntawamenya tu. Cyane murakoze. Kandi wishime neza. Ubwo umaje kuvuga ibintu byakubaje, nibyo byonyine bibiri uyu mwaka. Noneho ni ikihe kintu cyagushimishije uyu mwaka? Ikintu cyanshimishije muri uyu mwaka, yama nubwo utararangira, ariko ikintu cyanshimishije muri amezi turimo nyine, ku buryo muri aka kanya nashimira Imana, ni ukuba yarandinze ikandindira n'umuryango wanjye. Nibyo binshimisha. Kuba yarandindiye umubyeyi umwe mfite, ni umuntu ukunda kurwaragurika cyane. Mu kwezi kwa gatatu yararwaye ajya no mu bitaro. Ndashima Imana ko yakize, nicyo kintu kinshimisha, kuba ameze neza atarwaye kandi nanjye nkaba ameze neza, ni iby'agaciro. Asante sana. Yes, arenze akantu ngo kandi ndagukunda, ukina move neza, komerezaho. Nanjye ndagukunda nubwo nakuzi bamwe. Oya reka mpite mukubwira kugira ngo umumenye. Amwita Giramata Ange, aherereye Ndera. Giramata mama. Mfite izina ryiza, n'ukuri Yagire ndagushimiye, Yagire ndayagusabiye pe. Giramata urakoze cyane, ikibazo ni cyiza, uri umuhanga, ni iby'agaciro kandi nanjye ndabakunda cyane. Okay Sando, asante sana. Ahubwo akantu ushaka kubaza, nihe nama wagira abantu, urumva wagira urubyiruko ruri gushaka kujya muri sinema cyangwa se ruri muri sinema? Inama wagira urubyiruko, abo muri mu kigero kimwe nibo nkeneye, apana bakuruta, abo muri mu kigero kimwe
no guhera n'abari munsi yawe ho gato, nihe nama wabagira? Inama itari gito. inama nabagira, rungano, rubyiruko, bagenzi banjye muri kubyiruka, sinema ntabwo ari ikintu cyo kwirukankiramo, ntabwo ari ikintu cyo guhubukira. Niba ufite impano gushaka aho wayigaragariza biremewe, ariko habamo ibishuko naho ushobora guhuriramo n'ibishuko cyangwa ibigeragezo. Ushobora kujya muri sinema wowe nta yindi target ufite, ni ukwamamara, sibyo? Ushaka ngo ngiyemo nyine filime ya mbere nyine cyangwa episode ya mbere ngaragayemo mite namamara, mugenzi wanjye, ibyo ntabyo uzabona. Nuramuka unabibonye ntabwo uzamamara nk'uko wabishakaga, kandi kugira ngo wamamare cyangwa kugira ngo ubone icyo kintu washakaga bizagusaba igiciro gihambaye, kizangiza ubuzima bwawe, kikwafekita, kikafekita na famiye yawe, kikangiza ahazaza hawe. So nshuti yanjye, bigendemo gahoro, utware ibintu neza, umekinge shuwa ko ibyo urimo ari byo ukwiye gukora. Murakoze cyane kubw'inama yanyu mutugiriye. Yego, namwe murakoze. Mu minsi iri imbere turatangira gushutinga high school, mboneraho no kubwira abantu bashaka kwamamaza ko batangira kuduhamagara hakiri kare kugira ngo tubamamarize no mu mishutingire yayo, kugira ngo ibikorwa byabo bijye bijyamo. High school izabikubiyemo ibintu byinshi. Ku bantu barebye Squid Game, ndayibararikiye. Ase nta matsiko guteye? Amatsiko ndayafite menshi cyane, menshi, ariko nyumva izina ryayo gusa njyewe nahise ngiramo n'ubwoba. Izaba yitwa Tesa High School. Iryo zina ese Tesa si izina ry'umuntu? Ni izina ry'umuntu. Data wowe uratekereza Tesa azaba ari indi? Icyo ni ikibazo gikomeye. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Muhanga amaso screen zanyu, mu following imbuga zacu za Opa Films TV, mukora ama subscribe, mukora ama like, then mujye musura buri munsi. Tuzayibahereza mu kwa 9. High school. Ubundi izindi filime zo hanze zirashutingwa zikamara imyaka 5, ariko twebwe ni ukwezi kumwe. Imyaka 5? Itarasohoka. Kwezi kumwe si kwinshi. Ariko bishobora kutagezayo mu kwa 8 bakayibona. Bizaterwa. Muzabipanga. Okay, fine, thank you so much kubw'igihe cyawe duhaye. Imana ikujya imbere, Imana ikurinde, kandi ukomeze ukore neza. Baravuga ati move, urimo urakina, urimo actinga neza, na feedback yarabonetse. Denge mpura n'abantu bakambwira ati, cyangwa se umuntu yaba yaranyanze akamamagara ati nakubonye, nta muntu uraguhamagara yarakwanze, ukajya kubona araguhamagara kubera ko akubonyeho akantu gato. Gwiki njyewe mperutse no muri iki cyumweru nagiye kumva numva nimero irampamagaye, Sandrine bite, wabaye icyamamare? Nabaye icyamamare se, urinde? Ati ndi Letitia. Uwo mwana twiganye primary, kuva P5 kugeza P6 tuhita dutandukana gutyo, turaburana burundu. Ubwo nyine twongeye kuvugana gute? Kuri call. Ndavugana Imana ushimwe, ni ukuri. Uko filime zizajya zimuza n'abantu nabuze. Hari abantu baba barakwiriyeho nyuma bakaza kuvugisha cyane. Asante sana, reka dusoze tuvuga ati inshallah inallah, bitewe n'idini uvukiramo cyangwa se usengeramo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Abadivantiste bavuga ngo iki? Maranatha. Umwami Yesu naze